byaruta ugashyingiranwa n'umusingo maze umufiyemere ufite abana 5 aho gushyingiranwa n'umukobwa uri hariya wakuyemo inda 5, 6, 10 ari hano hanze arimo kwigira marayika. Yego nyine ni ngombwa mbere yuko ushyingiranwa n'umukobwa ubanza kumenya ahatambutse he, umenya aha paste ye nyine ahatambutse he, kubera ko niba utarunabizi ahatambutseho umuntu mugiye kubana harimbura ubuzima bwawe, hasenya ubuzima bwawe, kandi ubwo ufashe umwanzuro wo kubana nawe ngo kubera ko ngo uwo muntu ngo ugiye kubakana nawe ubuzima bwe. Yego nyine ni ngombwa kubanza kumenya bene uwo mukobwa hando ye ya social media y'imbuga nkoranyambaga ze ziri hariya, kugira ngo ubashe kumusobanukirwa, kubera ko abenshi abangaba ubona birirwa bigira abamarayika, bigira abakobwa badafite ikibazo hano hanze, ubuzima bwabo buba kwa ziriya mbuga nkoranyambaga. Yego nyine rero byaruta n'ubundi se bavuga ngo satani uzi arutwa ngo na marayika utazi, sinzi ukuntu ibyo ngibyo babivuga. Wabana n'umusingo maze ubizi ko ari abana 5 bawe ugiye kubarera, 3 bawe ugiye kubarera, kurusha uwakuyemo inda uri hariya hanze wirirwa acira urubanza basingo maze abacira urubanza ngo hengo warabyaye, ngo umugabo ngo yarakunaniye, ngo uri ishyano. Yarazikuyemo zose. Iryanjye ndarivuze kubera ko ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi.